Niba uri mushya hano rero uyu munsi tugiye kwigana uburyo bategura tofu. So niba utarakora subscribe. So mu gutangira nafashe udukombe tubiri twa soya, ndangije ndushyira ndadutora nkuramo imyanda yose bitari ngombwa byose ukabikuramo, wangiza ukazoza neza. Aho ngaho nari ndimo ndazoza, wamara kuzoza ukazishyira mu mazi just ukazirazamo ijoro ryose, nyine ukaza kuzikuramo mu gitondo zamaze kubumbana mu mazi. Aho hari umunsi ukurikiye rero nuko nkuko soya zanjye zari zabaye, kubona zari zabyimbye, zari ziyongeye muri size, kubera ko nari mfite kandi kazi mu gitondo, so njye nazikuyemo nka nyuma y'amasaha 20, and then ndazoza neza. Maze kuzoza rero urazoza nyine neza, nahise nzishyira muri bowl nari ngiye kublendingiramo. Ushaka gukoresha blender yawe isanzwe, si ngombwa ngo nawe ukoreshe iyi ngiyi. Njye nuko ari iyi ngiyi njya nkoresha, ndangije ndabiblendinga. Iyo urangije kublendinga ibintu byose rero, ufata cheesecloth yawe cyangwa agatambaro gasa neza, warangiza ugakamura ugakuramo amata. Ayo mata rero niyo turi bukoremo tofu. Urakamura neza mpaka byose bivuyemo, ugakuramo amata ukongeramo n'amazi ahagije. Niyo mata nakuyemo, nahise nkuraho iyo fomu yari iri hejuru, ukagenda uyikuraho ukayishyira ku ruhande. So ikigiye gukurikiraho hano rero, turahita dufata aya mata tuyashyire mu isafuriya, hanyuma tuyabize, tuyatogose cyangwa tuyaboiling, nyine tuyateke ashyire mu isafuriya nk'uko uteka amata bisanzwe. Mu gihe amata yacu rero ari ku muriro, turafata indimu za citron, nindangiza nzikamure. Nimara kuzikamura nizo ndibuze gukoresha. Ushobora gukoresha citron, ushobora gukoresha vinegre, ushobora gukoresha apple cider vinegar cyangwa indi vinegre isanzwe, byose birakora. Aho ngaho amata ugenda uyahindura, noneho uko azanye ya fomu hejuru ukagenda uyikuraho. Amata yawe rero amaze kubira, ukuraho icyo gikoko cyo hejuru gutyo ndi kubigenza. Warangiza ukatereka ku ruhande, ugasukamo amazi avanze na za ndimu za citron. Wangiza ukabitereka akanya, ugategereza ko tofu zawe ziba formed. Uko amasaha ari bugenda ashira, ziragenda zifatana, ugenda ubona nyine biri kugenda bihinduka, biri kugenda bifatana, ukagenda ubona n'amazi mpaka byose bimaze gutandukana. Hano urabona ko byamaze gutandukana. So ikigiye gukurikiraho hano rero, ngiye gufata mbishyire nabwo muri ya cheesecloth, and then bikamure neza ku buryo n'aya mazi yandi arimo ashiramo. So nuko nguko rero urabikamura mpaka n'ayo mazi yandi ashizemo. Maze kubikamura neza rero, nahise nyifata nubika agasorori mo imbere mu kindi kintu kimeze nka pole, ku buryo amazi azajya amanukiramo hejuru, nterekaho ikintu kiremereye.
hari nyuma y'iminota 30 rero tofu zacu zari zimaze kuboneka, nuko nguko zaje zimeze, nuko nguko tofu yanjye yari imeze. So yavuyemo neza cyane ndetse cyane, so nuko nguko byari bimeze. Ikigiye gukurikiraho rero ni ukuyikataguramo uduce dutoya ku buryo ariko tuzayikoresha. So rero hano nari ngiye kubereka uburyo wategura isosi ya tofu. Ufata cornstarch cyangwa ni nka kawunga ariko kaba kanoze cyane, cyangwa corn flour, hanyuma ugashyira muri za tofu, warangiza ugashyiramo ama spices yawe. Ngiye hano nakoresheje paprika, maze gukoresha paprika nahise nshyiramo na curry powder, ndangije ndabivanga neza, ushyiramo n'akunyu gake yumva ariko bikeneye. Tofu zawe rero uhita uzishyira ku ipanu cyangwa wateganyirije kuzikarangira, warangiza ukazikaranga mu mavuta, nuko nguko ukategereza zikabanza zigakomera, zigahinduka nyine golden, nyine outside impande zombi. Aho ngaho rero tofu zanjye zari zimaze kuba ready, ngiye kuzikura mu mavuta, hanyuma tukazikorera isosi. Maze kuzikura amavuta nahise nshyiramo imiteja. Njye niyo nari gukoresha nk'imboga, ushatse ntiwazikoresha, ariko njye nifuzaga kuzirya gutya kuko numvaga ari byo biri buze kuba biri healthy kurushaho, kuko numvaga nshaka gushyiramo imboga. Maze gukaranga imiteja nashyizemo ibitunguru ndetse n'ibindi birungo wifuza wabishyiramo, washyiramo inyanya, byose wabishyiramo. Please, niba ugeze hano akaba ari ubwa mbere umbonye, just subscribe to my YouTube channel, kandi n'abantu bamaze gukora subscribe, thank you. So tugiye gutegura rero isosi iri buze kujya muri ziriya mboga. Turi bukoreshe soya sauce iri dark, hanyuma turi bushyiremo na ketchup. Nimara gushyiramo ketchup, ubundi buze gushyiramo paprika, curry powder, maggi ndetse n'ibindi birungo umuntu yifuza yaba afite. Hano ushobora gushyiramo oyster sauce, nuko ntayo nari mfite, black pepper ndetse n'ibindi birungo byose wifuza hano ubishyiramo bitewe na taste ushaka ko tofu zawe ziraza kuba zifite. So garlic ntizabure, tungurusumu rwose ntigomba kuburamo. Maze gushyiramo na tungurusumu rero nahise nkurikizaho gushyiramo tomato paste cyangwa sauce de tomate. Nakoresheje iyo Kivu fresh, nasizemo nk'ikiyiko kimwe, hanyuma ndabivanga neza. Maze kubivanga nahise mbisuka muri ya miteja, noneho ntegereza nk'iminota 2 kugira ngo nabyo bibanze bishye. Bimaze gushya neza rero ikintu nakurikijeho guhita nshyiramo za tofu, hanyuma ndabivanga neza. Ukabivanga nyine neza ku buryo tofu nazo zifata ikirungo nk'uko ndi kubikora. Uravanga neza nyine ku buryo nazo ikirungo kinjira nyine kigakora. Please, abantu batarakora subscribing kuri YouTube channel yanjye, muntere courage, and then nzajya mbakorera n'andi video mbigisha n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. So, thank you.
So hanyuma nahise nshyiramo amazi rero ndategereza akanya gato kugira ngo nyine umunyu winjiremo imbere, byose nyine byinjiremo imbere muri tofu. So ku bantu bari basanzwe bakora tofu, hari ukuntu abantu zitegura nabi ugasanga umuntu avuga ngo tofu ntiziryoha. Guys, bwari ubwa mbere nteguye tofu ariko munyizere zari ziryoshye. Umva, next time ahubwo nicyo kintu ngiye kuzajya njya, tofu ziraryoha ahubwo biterwa n'ukuntu umuntu yaziteguye. So nuko nguko rero zarangiye zisa, mukona ko zasaga neza, zari ziryoshye. Niyo ubona ko nzi guteka, just subscribe to my YouTube channel and then ujye mu muryango w'abantu bifuza kumenya guteka, bifuza kumenya ibintu bigiye bitandukanye. So njye nuko nguko rero zarangiye zisa ziryoshye mu kanwa, n'inyuma no kuzireba zagaragaraga neza. So murabibona rero, hano ushobora gufatisha ikintu cyose washatse. Njye nafatishije umuceri, niwe nari gufatisha. Nuko nguko rero ibiryo byanjye byarangiye bisa, byasaga neza, byari biryoshye. Nawe igikurikiyeho ni ukubigeragereza mu rugo, ukagerageza ibiryo byawe biri healthy kandi bisa neza wibereye mu rugo. So uzabigerageze kandi kandi subscribe kuri YouTube channel yanjye kugira video z'ubutaha ujye uzibona maze dukomeze kubana. So thank you for watching, bye kandi tell me why I'm not on the cool this stuff video. So you see, I'm